Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Aha kandi nanone tugiye kuganira ku cyorezo cya Marburg. Marburg ni indwara imwe izwi mu za hemorrhagic disease or viral hemorrhagic disease, cyangwa se ukavuga Marburg virus disease. Rero nicyo tugiye kuganiraho, turebe uko wakirinda ndetse n'ibimenyetso byacyo, ndetse n'iminsi umuntu ashobora kumara ataragaragaza ibimenyetso kandi wenda yarayirwaye, ndetse n'iminsi umuntu ashobora kumara nyuma yo kwirwara, ndetse ukamenya n'iminsi umuntu ashobora kumara cyangwa se iminsi ino virusi ishobora kumara ku gikoresho runaka cyangwa se ku myenda y'uwayirwaye n'ibindi n'aho yakoze, kuko biradufasha mu kwirinda. Muri make tumenye ko twayirinda, kuko ni icyorezo cyugarije igihugu cyacu cy'u Rwanda, cyagaragaye mu Rwanda, bityo kukirinda byadufasha twese. Ni kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Rero Marburg ni indwara ikomeye kandi ishobora guhitana ubuzima bw'uyirwaye, ikaba nyine iterwa na virus yitwa Marburg. Urumvikana iyo virus yagaragaye bwa mbere mu mujyi wo mu Budage witwa Marburg cyangwa mu 1967. Ni ukuri bahita bawitirira. Mu Rwanda nyine birumvikana yagaragaye mu minsi yashize, niyo mpamvu tugomba kuyirinda. Wakora se Marburg virus yandura ite? Indwara ya Marburg yandura binyuze mu gukora ku matembabuzi cyangwa se amaraso by'umuntu uyirwaye, cyangwa se binyuze mu gukora ku bintu n'ahantu ayo matembabuzi yageze. Umuntu rero wanduye Marburg ariko akaba ataragaragaza ibimenyetso, ntabwo aba afite ibyago byinshi byo kwanduza. Numva ko tugomba kumenya ukuri kugira ngo tumenye uko dukomeza kwirinda ino ndwara cyangwa se ino virusi ya Marburg. Wakwibaza se nanone ino virusi ya Marburg imara igihe kingana iki cyangwa se kingana gute ku bikoresho by'umuntu uyirwaye? Virusi ya Marburg ishobora kuguma ku gikoresho byakoreshwa n'uyirwaye cyangwa se ahandi hantu, ikamara igihe kiri hagati y'iminsi 4 n'iminsi 5. Urumva ko nimba umuntu yayirwaye akayikira, bishoboka ko byakoresha akoreshaga iminsi 4 n'5 ishobora kuyihamara. Niyo mpamvu kwa muganga iyo ari aho bayibonye birukana ahantu runaka, bakora ibyo bita fumigation cyangwa se kwasukura, bakatera imiti yica amavirusi cyangwa se amamikorobe. Ikindi nyine turimo kubona abantu benshi bambaye udupfukamunwa, wese akibaza ati se kwambara agapfukamunwa cyangwa se uturindantoki bifasha mu gukumira Marburg? Nk'uko wenda mu cyorezo cya Covid twategekwaga kwambara udupfukamunwa. Rero mu gihe agapfukamunwa n'uturindantoki bishobora gufasha mu gukumira indwara zitandukanye, ntabwo ariko ibikoresho byombi ari ngombwa mu gukumira ubwandu bwa Marburg. Virusi cyangwa se virusi ya Marburg yandura mu gukora ku matembabuzi y'uyirwaye, itandukanye na virusi ya Covid-19 ishobora kwandurira mu mwuka. Icyo bivuze ni iki rero? Iyi virusi ya Marburg ntabwo yandurira mu mwuka, niyo mpamvu kwambara agapfukamunwa ntabwo ari ngombwa cyane. Gusa wenda icyo byakurinda ni uko wenda wavuga n'uyirwaye amacandwe amuturukaho, wenda akaba yakugwaho, akaba yagutera ibyago byo kwandura, ariko ubundi ntigenda mu mwuka. Bivuze ko uri hamwe n'uwo uyirwaye ari, utamukoze ku matembabuzi yamuvuyeho, ntaho mwahuriye nayo, ntabwo ushobora kwandura. Ikindi wakora se, indwara ya Marburg yica uwanduye ku ruhe rugero? Ino ndwara ya Marburg irica cyane, ikaba yica uwanduye ku kigero cya 50%, ariko mu byorezo by'indwara biheruka byagaragara ko yahitanye abayanduye ku kigero kiri hejuru cyane, nuza kugera kuri 90%. Bivuga ngo mu abantu 9 mu bantu 10 bayanduye, 9 barapfa. Bivuga ngo abantu 10 bayanduye, tuba twe-expectinga ko 10 bapfa. Rero kugana ivuriro mu maguru mashya cyangwa se hakiri kare byongera cyane amahirwe yo kuba umuntu yakira. Wakwibaza se ibimenyetso bya Marburg ni ibihe? Nk'uko abantu bagiye bakomeza kubitangaza, ibimenyetso byose bya Marburg birasa n'iby'izindi ndwara nka malariya, fievre typhoide, mugiga n'izindi ndwara zitera umuriro mwinshi. Ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kubabara umutwe mu buryo bukabije, kubabara imikaya, umunaniro, kuruka no gucibwamo ubwo ni diarrhea. Ibimenyetso rero bigaragara ryari? Birumvikana cyo ni ingenzi. Ibimenyetso bya Marburg bigaragara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 21 nyuma yo kwandura. Nyine gupima Marburg nyine tuyipima mu maraso, birumvikana hifashishijwe nyine ikizamini bita PCR cyangwa se polymerase chain reaction. Wakora se indwara ya Marburg ishobora kuvurwa, kuko nacyo ni ingenzi kuri twebwe turimo kumva ino video. Mu by'ukuri nta buvuzi bwihariye cyangwa se urukingo byari byaboneka uyu munsi. Icyakora harageragezwa imiti n'inkingo kandi bigeze ku rwego rushimishije, niko navuga. Rero ubuvuzi bworoshya ibimenyetso nibwo butangwa
kandi iyo butanzwe hakiri kare bwongera amahirwe yo gukira. Bivuze ko wagaragaje ibimenyetso bya Marburg agatangira kuvurwa hakiri kare, amahirwe yo gukira aba ari menshi kurushaho umuntu wageze kwa muganga yarembye. Hasi umuntu ashobora kugerageza kwivura Marburg atavuye iwe mu rugo. Ntabwo akenshi bishoboka kwivura mu rugo, ntibishoboka kuvura indwara ya Marburg. Mu gihe abaye kugaragaza ibimenyetso, ni ngombwa kwihutira ku ivuriro riri hafi, cyangwa se ukaba wabona ubufasha ku bundi bushobozi, ukaba wahamagara ambulance bakawugeza kuri iryo vuriro, ariko ntabwo wakwivura Marburg mu rugo. Abantu bafite ibyaha byo kwandura indwara ya Marburg nyine birumvikana n'abakozi bo kwa muganga bagira bahurira n'umubiri witabye Imana azize Marburg mu gihe cyo gushyingura, cyangwa se afite aho bahurira n'umuntu warwaye Marburg kandi wagaragaje ibimenyetso. Bivuze ko guhura n'umuntu wanduye Marburg byongera ibyago byo kuba nyine umuntu yakwandura. Wowe wakora iki se mu gihe wahuye n'umuntu wanduye ino ndwara ya Marburg? Niba rero warahuye n'umuntu wanduye ino ndwara itwarwa na virusi ya Marburg, icya mbere bivuze ko wabaye mu cyumba kimwe cyangwa se mu nzu irimo umurwayi wa Marburg mu gihe yari arwaye cyangwa se amaze gupfa, cyangwa se warwariye mu bitaro bimwe n'umurwayi wa Marburg, cyangwa se wasangiye ibikoresho cyangwa se ukora haba harasigaye amatembabuzi y'umurwayi wa Marburg, cyangwa se wahuye n'umurwayi ufite ino virusi ya Marburg. Igihe rero ufite ibyago byo kuba wakwandura, ni ukwihutira kugana ivuriro rikwegera kugira ngo uhabwe ubufasha bwihuse. Murakoze cyane rero, dukomeze twirinde. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya nanone tugiye kuganira ku cyorezo cya Marburg